ntago ari byiza, ntago ari byiza. Abantu mufite ingeso yo gusebanya, abantu mufite ingeso yo guteranyisha abantu, abantu mufite ingeso yo kugonganisha abantu, abantu bagasigara bangana barebana ijisho ribi, kandi abantu bari abantu bakundanye, bari abantu bazima bahuje, ariko kubera umutima mubi ukagonganisha abantu, ugahimba inkuru, ntago ari byiza. Abana babuze uko biga kandi baturanye n'abantu abana babo banarangije badafite n'ikintu bamaze amafaranga. Abantu batifuza ko tubishyira kuri YouTube nabo turabikora tukabibaha. Mujye mudutuma rero, mwivuga ngo umuntu ngo utajya kuri YouTube, utajyaho nawe nadutume. Muraho neza, turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye. Amahoro y'Imana bane namwe. Nahandi muri rero muri kuri Mubwire TV. Wakwibaza ngo niki tubwira abandi? Tubabwira ko ari beza, tubwira abantu ko tubakunda, tubwira abantu ko ari ingenzi, tubwira abantu ko ari umugisha, tubwira abantu kuba bari mu buzima bwacu, ko batumye ubuzima bwacu bugenda neza, ko batumye ubuzima bwacu buryoha. Nibyo twe twibwirira abantu. Twebwe dutanga urukundo. Twamenye ko urukundo atari ukuruvuga, kwirirwa ubwira umuntu ngo ndagukunda ngo cyangwa ndagushima. Oya, urukundo ntago baruvuga, urukundo bararutanga. Ibyo nibyo kuri Mubwire TV twasobanukiwe, nibyo twe dukora. Nibwo buzima bwacu bwo gutanga impano, bwo gutanga indabo, bwo gutanga umuziki, nibwo buzima bwacu. Rero turabasuhuje aho muri mu mpande zose ku isi yose, abashuti bacu bari mu mahanga, abari mu Rwanda, mwese turabahobereye. Hobe umwaka mushya. Tubifurije umwaka mushya, tubifurije umwaka wo kugirirwa neza n'Imana, tubifurije umwaka wo kwaguka, tubifurije umwaka wo guhirwa, tubifurije umwaka wo kunguka. Imana ibagirire neza. Uyu mwaka muzabona ibyiza byinshi. Uyu mwaka uzababera imfura mu myaka yose. Uyu mwaka uzaba umwaka w'urwibutso, ku buryo muzajya muvuga ngo mu mwaka uyu n'uyu 2025 twabonye neza y'Imana. Nkuko hari abantu bafite urwibutso ukavuga ati wenda 2015 Imana yankoreye iki, ukaba ari wa mwaka uvuga ngo sinzibagirwa ikintu Imana yakoze, cya kintu bita igitsikamutima. Uyu mwaka rero nabyo nibyo mbifuriza wa 2025 uzababera umwaka udasanzwe, uzababera umwaka w'ubuhamya bushya, uzababera umwaka w'amateka, uzababera umwaka wo kuvuga indirimbo, wo kuvuga ineza y'Imana, ndetse ikabasigira indirimbo z'amashimwe, ku buryo uzaririmba amashimwe y'ibintu Imana yagukoreye. Mbere rero yuko tuza tuganira, reka tubanze tubabwira ahantu mwakuri ibintu by'ubwenge muri uyu mwaka. Ukeneye ibintu tukurangira ahantu wabisanga, kandi nawe ufite ibintu ushaka ko abanyarwanda bamenya, ushaka ko abantu bo kuri Mubwire TV bamenya cyangwa bakamenya ahantu babisanga, tubwire, duhamagare, twandikire kuri WhatsApp, tubwire abanyarwanda, tubwire abakunzi ba Mubwire TV ibikorwa byawe byiza bigere kure. Uyu munsi rero turabarangira, musanzwe mubizi ko umutayeri wa mbere n'ubundi ni Grace, umuntu wubahiriza igihe. Abantu benshi bakunda gusanga bavuga ngo abatayeri bica gahunda, abatayeri bakubwira igihe bazaguhera umwenda wawe ntibawuguhe. Ngewe nje nkubwira umutayeri mwiza kandi umutayeri w'inyangamugayo, umutayeri wizewe, nta wundi ni Grace. Grace akorera mu isoko rya Nyarugenge. Grace yakubwiye ngo iki gihe nicyo nzaguhera umwenda wawe, nicyo gihe uguhera. Iyo igihe wowe ushakamo kidashoboka, harakubwira ngo iki gihe ntibizakunda ko mfite akazi kenshi. Grace rero umwereka n'amatise cyangwa akakubwira ati hitamo ibi n'ibi bizagendana nawe. Aragufasha guhitamo umwenda mwiza ukubereye, ndetse na tisi nziza bizagendana, ukarushaho kwambara neza, ukarushaho gusa neza. Waba ufite civile, waba ufite ubukwe, waba ufite iminsi mikuru, Grace aragufasha. Nimero ni 0788509573. Uwo ni Grace, mugane akudodera imyenda myiza, uzasigara unshimira. Hanyuma rero mukeneye kwambara imyenda myiza, mukeneye udukanzu twiza, mukeneye imyenda myiza yo kujya mu kazi, imyenda ya caguwa y'ubwoko bwose bwiza. Nunu ni umucuruzi mwiza ugira imyenda myiza. Urambara abantu bose bagasigara kwaza ngo ninde ukwambika. Nta wundi ni Nunu. Nunu akorera muri Chic, winjire ku muryango wa Access Bank. Umuryango ukurikira kuri Access Bank niwo Nunu akorera. Nunu wamuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri WhatsApp kuri 0788708835. Uyu ni Nunu, aragufasha kubona imyenda myiza. Hanyuma rero abantu mwifuza indabo, jardin, ko mu rugo hasa neza, amavaze, ushaka guhindura vaze, nta wundi muntu ubigufashamo, Yvette nawe aragufasha kuri 0788651258. Uwo nguwo ni Yvette, aragufasha kubona indabo cyangwa kubona amavaze, ibijyanye n'imitako yo mu rugo, ibijyanye no kwakora jardin, arabigufashamo. Hanyuma rero mukeneye imodoka nziza za hybrid, imodoka zijyanye n'igihe, umuntu witwa
Fabiola nawe arabafasha kuri 0788 hanyuma rero abifuza kurya neza inyama nziza, inkoko nziza, ibintu bikiri fresh, ibintu bitazabatera kugugara mu nda, ibintu bitazabatera kwiruka, tenta arahari kuri 0788 uyu ni Tente azabafasha kurya inyama nziza zibagereho, inkoko nziza zibagereho kandi zibagereho ku gihe. Tenta akorera umanukiye ku Kicukiro hano centre, umeze nk'ujya kwa Gitwaza ukahita ukata umuhanda ujya kwa Karirosi, aho hafi uhageze wanamuhamagara. Ikindi Tente uri mu rugo ubonye abashyitsi ukabura ukuntu wideplasa udafite n'umuntu utuma, hamagara Tente arabikoherereza, bakora delivery kandi baguha ibintu byiza. Abantu bose bamaze kumugurira baranshimiye, barambwiye ati mutubwirire ko atanga service nziza, ni mumugurira inyama ku giciro cyiza, inkoko ku giciro cyiza, kandi babaha ibintu byiza abantu bazarya ntibasigare babaza ngo muzi umuntu wabatekeye. Muzi ko abantu bajya barya ibintu mu minsi mikuru barangiza bakasigara babaza ngo ese ngo ninde wabatekeye? Kubera iki? Kubera ko bitameze neza, ibyo bintu bitari byizeho. Hanyuma rero namwe mushaka ko tubamamariza, ni mutugane tubamamarize ibikorwa byanyu bigere kure. Rero turagarutse uyu ni turi mu ntangiriro z'umwaka, uyu nicyo kiganiro cya mbere dukoze kuva uyu mwaka watangira. Ikintu cya mbere rero ni ukubashimira. Turabashimira rero cyane nka Mubwire TV, urukundo mudahwema kutwereka, urukundo mudahwema kutugaragariza, n'ukuri Imana ibaha umugisha. Abantu benshi mwakunze ibiganiro byacu, mwakunze content zacu, kandi turabizeza ko ntago tuzabatenguha. Abantu benshi niyo mpamvu usanga abantu babadutumyeho, umuntu kumva afite ubwoba ngo ubwo se kuri YouTube. Ntago YouTube zose zivuga ibintu bibi, kandi YouTube ntago, usibye ko abantu bayisanzemo bakayibona nk'ikintu kibi bitewe nuko bamwe bayikoresha, ariko ntago ari bibi. Ni ahantu navuga ni nk'ububiko bwiza bw'amakuru y'igihe cyose, kuko igihe cyose haba abana bazankomokaho, haba bazagukomokaho, bazabona izo nkuru bavuga ngo mama wanjye yakoze ibi n'ibi. Numva rero kuri nge inkuru nziza zikuvuzweho, kuba umuntu yagushima, kuba umuntu yavuga ko uri umuntu udasanzwe, kuba umuntu yavuga ngo uri umuntu w'agaciro, kuri nge numva atari ibintu bibi. Kuko hari abantu benshi badutuma ngo ngo umuntu ngo azabimbwire, ngo birahagije ngo abimbwiye, ariko aba yumva kubikubwira gusa bidahagije, aba yumva kuba n'isi yose yamenya uriwe, kuba isi yose yamenya umumaro wawe. Ese tekereza neza ko tumenya abantu babi, tukabona wenda umuntu bita Kazungu aciye kuri cano, baramwerekanye baravuze ati uyu muntu ni ruharwa, uyu muntu yamaze abantu, uyu muntu yahohoteraga abantu, n'urugero. Uwo muntu tukamumenya, tugasanga cano zose zamwanditseho. Nababwiye ko intego yanjye mu kuzana cano, narebye nkavuga ngo kubera iki cano abantu bazizungurukaho bavuga ibibi, kubera iki abantu batambuka ahantu hose umuntu akazenguruka cano 5 avuga umuntu wamuhemukiye, avuga umuntu wamwambuye amafaranga, ndetse rimwe na rimwe ugasanga izo nkuru sina nziza cyangwa si z'ukuri, wenda ni ibinyoma cyangwa n'umupango w'abantu. N'urugero, hari niziba wenda ari ukuri. Kubera iki uwo muntu aca kuri ayo macano yose? Kuki tutarabona cano 1, 2, 3 umuntu ashobora gucaho avuga ibyiza by'umuntu, avuga ko uyu muntu yagaburiye imfubyi? Uzi imfubyi zabuze uko zirya kandi zituranye n'abantu bafite ibyo kurya. Uza abakene babuze imyambaro kandi baturanye n'abantu bafite imyenda batazi niyo batunze uko ingana. Uza abana babuze uko biga kandi baturanye n'abantu abana babo banarangije badafite n'ikintu bamaze amafaranga. N'urugero, bakuyemo yo kurihira abo bana batabo bakene, batabura iterambere ryabo ritasubira inyuma. Kubera iki se nimba hari umuntu wafashije uwo mwana akamugaburira cyangwa akamurihira minervare, tutavuga hano ngo tumushime, ngo tuvuge ngo uyu muntu ni indashyikirwa? Nukuri mushira impungenge, mushira ubwoba. Umuntu nabatumaho, umuntu akavuga ati uyu muntu yankoreye ibi bintu. Abantu benshi bamaze gukunda bino bintu, ariko hari igihe umuntu uwo tugiye kureba, uwo tugiye guha ubutumwa ari we utubera inkomyi, akavuga ngo hoya ngo ibyo bintu se ngo nyine simbyumva neza. Twambwira nta bindi, nimba mufite n'ubwoba mukavuga ngo tuzavanga, tuzazana izo nkuru zahiye zo gutwika, nta na rimwe. Tumaze umwaka nta muntu n'umwe turanavugaho, kandi twizera ko imyaka y'ubuzima bwacu cyangwa mu gihe cyose Imana idutije ubuzima bwo gukorera kuri iyi cano ya Mubwire TV, nta kintu cyabiracitse tuzavuga, nta nkuru y'umuntu runaka tuzibandaho itari nziza. Icyo tuzibandaho, ukora ibyiza tuzamuvuga.
rero mubwire abantu ibyiza byabo ni nkuko namwe tubabwira ibyiza byanyu. Turabashimira pe, turabashimira. Nsigaye mbona abantu nanjye bankunda, abantu banyandikira bambwira ngo ndi ingenzi, ngo barifuza nabo kungumana bishimye. Nkumva ndanezerewe kandi izo message zanyu nababwiye ngo ngiye nkunda abantu bankunda, nkunda abantu bankunda kuko gukundwa biraryoha. Nta kintu kiza nko kubona abantu bagukunda ibintu by'ukuri, bagukunda urukundo nyarwo, bakwifuriza ibyiza, bavuga ngo uri umuntu w'umugisha. Umuntu akakwandikira akubwira ati ngenda gushimira ko watumye nikunda, watumye ubuzima bwanjye nanjye bwongera kugira icyanga. Ndababwiza ukuri, mbere yuko hari undi muntu ugukunda, mbere yuko hari undi muntu ukubwira amagambo meza, banza uyibwire. Haranira ibyishimo byawe. Wowe nuba wishimye muri wowe, nuba uzi neza wiyizi uvuga ngo ngewe nta muntu wansubiza inyuma, nta muntu wansubiza mu mateka yarangiye. Umuntu arakubwira ngo ntushoboye, kubera iki udashoboye? Umubwire ngiye sinshoboye, ariko Kristo mfite yanshoboza. Uyu munsi nshobora kuba ntafite ibyo uri kwifuza ko mba mfite, ariko nzi neza ko ejo ari heza, nzi neza ko ndi guhatana kugira ngo ngire aho ngera. Umuntu nakubwira ati ibyo bintu uri gukora nta hantu bizagera, mubwire ngo bizahagera, kuko iyo amugejeje aho nawe niyo wisunze. Nimba yarisunze Imana, kandi nimba ari n'izindi mbaraga yisunze. Abantu benshi bagira imbaraga zitandukanye, abantu benshi biringira amaboko atandukanye, ariko abiringira amaboko y'Imana, abiringira amaboko ya Yesu Kristo azabageza kure. Uyu munsi rero ikiganiro cya mbere twaje gukora ni icyo kubabwira ngo turabashimira, muri abantu b'umumaro, muri abantu badasanzwe, muri abantu b'ingenzi. Ngewe nsigaye numva nezerewe. Muzi umunsi twujuje 10,000, twarishimye n'abashuti banjye barishima. Ni ikintu gikomeye kuvuga ngo abantu baradusapotinga, kuba tumaze umwaka, tugiye kumara umwaka umwe tukaba dufite aba bantu, ni ibintu by'agaciro. Muri abantu rero badasanzwe, icyo tubasaba mugumane natwe, mukomeze mukunde ibiganiro byacu, mukomeze mubirebe. Ndetse nimba wowe ukurikira Mubwire TV uri umuntu umwe, iwanyu muri abantu 10, babwira ati hari chaîne nziza nayo nimuyirebe, namwe nimurebe ibiganiro, nukuri uzaba uduhaye umusanzu mwiza, kugira ngo ejo n'ejo bundi tugize umugisha, ejo bundi mu kwa kabiri tugiye gufeta umwaka tukaba twageze nko mu 12,000. Murumva se bitaba ari ibintu byiza? Kandi hamwe namwe, buri munsi nababwiye ngo hamwe namwe twagera kure, hamwe namwe twatera imbere, hamwe namwe natwe twagera kure. Abantu cano yacu bayimenya. Nimba abantu bamenya cano zirirwa zigonganisha abantu, nimba abantu bakunda cano zirirwa zitukanisha abantu, ugasanga abantu muri comment barivovota ngo ariko se ngo ubu mwabuze ibindi, kandi bakaguma kuri iyo cano, ni gute se bataza gushyigikira cano ivuga ibintu byiza, cano ibwira abantu ibyiza byabo bakiriho, cano itanga indabo, cano itanga umuziki. Twebwe turatarama tubonero tubwire n'abantu bafite impano, mujye mutubwira rwose baririmba gospel, mutubwire muze tubaha umwanya, nkure na Bwimba dukora igitaramo duhimbaza Imana, dushimira Imana. Nta kindi twaremewe guhimbaza Imana, twaremewe kuvuga amagambo meza. Bwira umuntu amagambo meza, nibyo mpora mbabwira, aho kubwira umuntu ibintu ngo bitagenda neza, ngo ngewe ngo ndebe bita oya. Muri uyu mwaka wa 2025 intego yawe iba intego yo kuvuga ibintu byiza. Abantu mufite ingeso yo gusebanya, abantu mufite ingeso yo guteranyisha abantu, abantu mufite ingeso yo kugonganisha abantu, abantu bagasigara bangana barebana ijisho ribi, kandi abantu bari abantu bakundanye, bari abantu bazima bahuje, ariko kubera umutima mubi ukagonganisha abantu, ugahimba inkuru. Ntago ari byiza. Ugasanga umuntu arakubwira ati umva ati disi mbona ibintu ukora. Ngiye mu minsi yashoze kambaye story ntoya, umunsi ishize nigeze guhura n'umuntu aramubira ambwira ngo umva ngo ibintu byo kuri Mubwire TV bikora gute, ngo se umuntu yabatuma ngo no mu ntara mukajyayo. Ni cyane rwose twajyayo, ngo shango nzabatuma, ngo si kuko mbona uri umwana mwiza, ngo ukora n'ibintu byiza, ngo kandi barambwiye ngo urirata. Ndambwira ati barambwiye rwose ngo urirata, ariko ngiye ngo ukurikirane mbona ukora ibintu byiza. Ndambwira ati suba abantu ni bande kuko bakumbwiye? Ngewe quartier ntuyemo nta muntu tuziranye ngo tuvugane, nta muntu navuga ngo turasura, kubera ko abantu babo bose bari bize, baba bagiye mu kazi kabo, nta hantu nyine ugurira n'umuntu. Uwo muhuye mu nzira nyine ni gutya, ariko nta muntu navuga ngo turaziranye ku buryo ashobora kubwira ngo waramugendereye cyangwa avuge ngo urugero ngo urirata. Ndambwira ati se Mana yanjye ko numva nisubwo ndabikuye ko ngiye quartier nta n'umuntu tuziranye, nta muntu rwose turahura ku buryo yajya kuvuga ngo namwiraseho. Ni nukuri ngiye barambeshyeye, mitangira umugisha nsanga uwo muntu abavandimwe be twize hamwe. Ndamubwira nti rero ni cyiza abo bantu twariganye uzagenda ubambariza abavandimwe bawe baranzi kuva ndi umutoya
kugeza nyine igihe naviriye aho ku ishuri nibo bazaguha amakuru. ni urugero. Urumva umuntu ashaka gutangaho amakuru bitewe n'ukuntu akubona ntakuzi cyangwa akabura ukuntu akuvugaho ikindi kintu. Bya bindi bavuze ngo babura icyo bavuga ku nka ngo bakayituka ngo dore icebe ryayo, umuntu akaguteranya. Urwo ni urugero rutoya njye mbahaye rw'ukuntu umuntu ashobora ati uyu muntu ariyata kandi atakuzi, nta hantu urahurira n'abantu, abantu bose bahora bigendeye nta hantu muhurira, ariko ugasanga umuntu bamushyizemo amakuru atari meza yo kukurenganya bitewe n'inyungu zabo cyangwa no kubura icyo abantu bavuga. Abantu bamwe hari igihe banabura icyo bavuga bakavuga ibintu bitari byo. Rero nshuti z'Imana, uyu mwaka wa 2025 muzajye muvuga ibintu byiza, muvuga ibintu byiza, muvuga amagambo meza, mwishimire ibyiza by'abandi, mwishimire iterambere ry'abandi, urukundo ruganze. Uyu mwaka amaso yawe uzayahanga icyiza, ikibi nukibona uzagihunge. Uwo muntu numubona w'ikibi kimwe azaba afite ibindi bitatu byiza. Ibyo rero nibyo nje mbifuriza. Ndabifuriza kugirirwa neza n'Imana, ndabifuriza umwaka mwiza wo guhirwa. Imana izabaho ubuzima, Imana izabaho amafaranga, Imana izabihishurire, Imana izabahe kuyimenya. Abatarakira Kristo muzamwakire. Kwakira Kristo biraryoha, kwakira Kristo akagenga ubuzima bwawe. Uba ufite amahoro, niyo nta mafaranga waba ufite uba wumva muri wowe utuje, kuko ubuzima bwawe buri mu biganza byiza. Rero ndabakunda, mudutume, nta kindi twebwe tubere twababwiye ko duhari ku bwanyu, muduhamagare. Ikindi abantu baba bafite impungenge zo kujya kuri YouTube, twarababwiye n'ubwa mbere hari mbibabwiye, dukora surprise ibice bibiri. Abantu batifuza ko tubishyira kuri YouTube nabo turabikora tukabibaha. Mujye mudutuma rero, nivuga ngo umuntu ngo utajya kuri YouTube, utajyaho nawe nadutume. Ubu twaje rwose, gahunda no gutanga urukundo, tubirukore, tubasiripurene, tubaho urukundo, hanyuma bajye babicara babirebe, babisubizemo babirebe, wenda tutarabyaprodinze. Ariko n'abandi tubamara impungenge, nta munsi n'umwe muzongera muzigera mutubona mu bintu byo guhanganisha abantu. Inkuru zacu nizi, twicare dukora ibiganiro, tuvuge ku kintu runaka, tuzana abantu bafite inararibonye ku kintu runaka, tukiganireho, tuzana abaririmbyi, dutarame, duhimbaza Imana. Nibyo biganiro tuzadukora. Ubundi dusiripure n'abantu, mudutume ku bantu tubagereho. Ariko nta munsi n'umwe twebwe channel yacu izigera ivuga ibintu bidafite umumaro. Nimba ari gushaka views no gushaka kugira ngo tugere kure, murabibona. Mwaka tugira icyizere, umwaka ni mwinshi kumara utarijandika. Nukuri mudusapotinge, mudushyigikire, mubwire abantu bakore subscribe, mubwire abantu bakore share, mubwire abantu bakore comment, mbese mudushyigikire. Kandi mujye mukora kuri subscribe, mukore n'ahandi kukazogera. Hari abantu ujya kumukuma arambwiye ngo siko tutakibona inkuru zawe, ko tutakibona ibiganiro byawe, kandi twarakoze subscribe. Mukore ahandi kukazogera kugira ngo notification yose igiza muhita muyibona. Rero amahoro y'Imana bane namwe, mukomeze muhirwe. Uyu mwaka uzabera umwaka mwiza. Twari tuje kubifuriza umwaka mushya muhire, twari tuje kubashimira cyane. Nicyo cyari ikintu kituzanye cyo kubabwira ngo mwarakoze guhagararana natwe umwaka wose, mwarakoze kudushyigikira, mwarakoze kutwizera, aribwo tukiza muri ibi bintu tutazi uko bikora, mutazi n'ikituzanye, mutazi n'ibyo tuzavugaho, ariko mukadusapotinga. Imana y'amahoro ibaduhera umugisha kandi baturindire. Tugumane mwishimye, tugumane munezerewe, tugumane mufite umutima mwiza, tugumane mwumva channel muriho mugomba kwigumaho. Amahoro y'Imana bane namwe, turabakunda.